Yesu ashimwe inshuti zidukurikiye hano kuri channel gusengarwa. Tubahaye ikaze n'ubundi ni wa mwanya udasanzwe n'ubundi imbaraga ziva mu masengesho. Tubahaye ikaze inshuti z'umusaraba abari mu bihugu bitandukanye, kandi tubashimira ubufatanye bwanyu n'ubundi kuntu mudusengera. Imana ibaho umugisha. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana ubundi tumenyeranye, Reverend Pastor Nambabazi, umushumba wanjye ndamukunda cyane. Umushumba ndagukunda. Imana iguhe umugisha, nanjye ndagukunda cyane umukozi w'Imana. Abantu bandeze kandi urabizi ko nawe arimo kandi wandeze neza. Hallelujah. Imana ishimwe. N'ubundi tugiye gutangira dusenga Imana, twakira umushumba n'ubundi n'abasuhuza, hanyuma atwinjija mu mavuta muri kano kanya, kandi numva turagira ibihe byiza muri kano kanya. Tubahaye ikaze, reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarisohoza nk'Imana. Uwiteka, tuguhaye ikaze muri kano kanya ngo uzubane natwe. Reka ibendera ry'ubutsinzi riganze muri kano kanya. Duhamagaye imbaraga z'Imana ngo ziganze. Tugiye kuvuga ijambo ryawe. Ijambo ryabayeho tutari twabaho. Ijambo riruhura, ijambo rikiza, ijambo rivura ibikomere, ijambo rimara umubabaro. Tuguhaye ikaze ngo bane natwe. Mwami Yesu Kristo abazaryumva. Mwami Kristo hembura imitima umuntu wese dukurikiye hano kuri channel, ahemburwe n'ijambo ryawe. Mavuta y'Imana ganze kuri we, ubwiza bw'Imana bombeho Uwiteka. Turakuraritse gusubane natwe. Icyubahiro cy'Imana kiganze. Turasenze ngo buri muntu wese, umubyeyi udukurikiye, umugabo udukurikiye, umukobwa udukurikiye, umusore udukurikiye, umuntu wese udukurikiye mu bihugu bitandukanye, ku migabane y'isi itandukanye, tuguhaye ikaze ngo buri muntu wese ndaheburwe n'ijambo ryawe. Urakoze Mwami, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Mushumba rekaribu. Yesu nashimwe cyane. Bakozi b'Imana bakurikiye, abavandimwe dukurikiye muri hirya no hino ku isi, abari i Kigali, abari mu majyepfo, amajyaruguru, asira bwaryo n'uburengero bw'izuba, ndetse n'abatuye muri Afrika, turabashuhuje mu izina rya Yesu. Tubashimira ko mwemeye kubana natwe, tubashimira bamaze gukora subscribe, bamaze kwiyandikisha, bagiye basharinga, bakora comment. No kuri turabashimira. Cyakabiri nongeye gushimira umukozi w'Imana Werarsi umpaye ikaze muri studio ya gusengarwa, kandi si kenshi abantu bemera ko barezwe no kubibyemeye. Ndashima Imana cyane. Ndashimye ubwo nawe uzarera abandi bazakurikiraho, kandi amavuta n'umugisha akomeze kubaho ku manywa na nijoro, kandi ukuhirimbana ukorera Imana kugira ngo isi yose yumve amagambo y'Imana. Tudakiranirwa zakwitura ibyiza. Urabizi ko tukiri mu isazo dukura inshuro 100 twarapfuye akaduha ubugingo. Byumvikana ko muri minsi yo kwakira umugisha wawe, hanyuma Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ndambabazi Jean Baptiste uko basobanuriye, nkaba nkunda Imana, nkaba nkorera Imana, kandi numva nanjye muri kino gihe mpaguruje no kubwira abantu ngo Imana yacu iracyari ruhande rwacu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Imana ishimwe. Numva wano no watwinjiza n'ubundi kukigwa cy'uyu munsi. Uyu munsi natekereje ko twaganira ku magambo y'Imana, cyane cyane ko tumaze igihe tubwira abantu imigambi w'Imana, kubana n'Imana, ariko noneho hari abantu icyo shaka ko twamenye uyu munsi wa none. Tugiye kwifashisha igitabo cy'umuntu witwa Yosuwa, akaba ari umugabo wavuzwe gake cyane mu bitabo byabanje, kuko uzasanga nko mu kuva ntibamuvugamo cyane, ndetse n'ahandi bigaragara ko bamuvugamo ni igihe yajyaga kurwana nabo bita abamidiyani. Amen. Niho yakunze kugaragaramo gakeya, ahandi ntabwo bashoboye kumubona, ntiyagaragaragamo, ndetse arwana n'ingabo zimwe. Hamwe yasenga avuga ngo Zuba hagarara, nawe Kwezi hagarara, kuko ubundi we yari umurwanyi. Bava mu Egiputa yatwariraga imoso, nta muntu wari umuzi nk'umunyamasengesho. Ahantu hagaragara cyane ni igihe bajyaga gutata Yeriko, baza abandi bati Yeriko twabonye ibigabo binini bikomeye, bati tuzajyayo, ngo ariko Yosuwa na Kalebu baravuga ngo oya,
kuko ibyo bigabo birahari ni birebire bafite imbaraga twibonye kuko turi nk'inzige imbere yabo ariko hari amakuru nge nabonye nuvuga ngo abantu 10 bose babona amakuru apfuye babonye amakuru amwe asa yuko hari icyabaye abantu 10 bazana inkuru y'incamugongo ngo ariko hirya y'ibigabo birebire hirya y'imbaraga hirya y'umusozi babona yuko nta kibakingiye Imana yabakuyeho imbaraga zaje ku Israel hagati niba koko niba nini bafite ubutware bafite ubushobozi ariko nta kibakingiye hari ibintu bitubaho ariko nuko icyo gihe ngo niho hatangiye kugaragara niyo ntambara yarwanye Yosuwa rero tugiye gusoma ahangaha akaba agomba gusimbura Mose abantu batari bamumenyereye nk'umuntu wayobora bari bamuzi nk'umurwanyi ariko ngo warwanira ishyaka Imana ku manywa na nijoro kuko kandi Yosuwa ayiwe reka tutavuga amateka utarahasoma Yosuwa niwe Mwisiraheli wenyine wamenya akarengane barenganijwe amenye inzira y'ubutayu arya kuri mano arya no ku bihugu by'ingano arangije ataha n'igihugu arakibona muri make yabonye akarengane abonye imbaraga z'Imana mu butayu abona yinjiye no mu gihugu cye kugira ngo ati ngiye n'urugo rwanjye tuzakorera niwe mugabo wamenya akarengane uzi kiboko uzi nduru ya Farawo iby'inyanja arabizi ibyo mu butayu arabizi iby'Amana arabizi ageze igirugara akarya ingano arabizi nuvuga ngo niwe uri mu bantu ngira ngo n'Akarebo ari mu bagabo babiri bamenya akarengane barangije Imana irabatabara banamenye ko barwana mu butayu ndetse arahava agera ubwo ageza mu gihugu Imana yavuze mu yandi magambo ari mu bantu babonye cy'Imana yavuze abatangiye urugendo bahagurutse asoza bahaye igihugu kuko abari baravuyeyo bose n'abari bayishagije baguye mu butayu nuvuga ngo abageze muri Kanani muri ya myaka 40 n'abana bavukiye mu butayu n'abavukiye mu butayu so niwe ufite amakuru nyayo asifiwe Bwana rero tugiye gusomera ijambo nagira ngo tumuganireho ni Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 5 hanyuma Yesu aguha umugisha wadusomera reka dusome haranditse ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe sinzagusiga kandi sinzaguhana Imana ishimwe cyane bakozi b'Imana nshuti mudukurikiye kuri aya magambo meza tubonye nubwo tudahereye ku murongo wa mbere ngo dusome nari navuze ku mateka Yosuwa uyu nguyu babwira ko niwe mugabo wakubiswe inkoni zo mu Egiputa arangije abona ukuntu Imana ibarokora mu maboko ya Farawo arangije kubarokora mu maboko ya Farawo amenya n'ukuntu bambutse inyanja itukura aza agahinda ko mu butayu arangije azina agahinda kenshi yagiye arwana arangije yicara no mu gihugu Imana yavuze turagira ngo tubwire abantu kano kanya yuko Imana yakuvuze hirya yo guca mu bibazo hirya yo guca mu ntambara hirya yo guca mu bigoye hirya yo guca mu bikomeye ugiye kubona Imana yagusezeranije yakuvuzeho ugiye kukibona kandi n'ukuri ugiye kukibona kuko niwe mugabo wongeyeho n'Akarebo babonye bicara mu gihugu cy'isezerano abandi ntago byabakunze bivuze ngo kuba uri mu butayu kuba waca mu bikomeye ntibivuze ko uzabusaziramo kuko urumva yabonye ibintu bikomeye ariko yanabonye n'ibyiza ni ikiro cyatumye Imana imwishimira nuko yabonye ibigabo birebire nk'abandi abona ibibazo nk'abandi babonye ariko arangije abarenza amaso asanga nta Mana ikibakingiye aravuga ati nge ninge Imana ihagazeho yabonye ibintu yabonye nk'iby'abandi babonye ndetse banageze n'ubwo nawe nawe ufite nawe ariko wabona ibindi abandi batagize gute
Imana ishimwe agira andi maso y'umwuka areba ibyo abo batari kureba bari kumugisha umukozi ba asifiwe Bwana. Ni ukuvuga ngo we yari afite amaso kandi Yosuwa ntahakana yemeza neza na Kalebu yuko koko ibyo abagabo 10 bavuga ari ukuri. Hari ibigabo binini, ibigabo byabyibushye bikomoka kwa Ruba byicaye i Kanani birarya birahaga, abagabo barebare b'imbaraga, aranemera ngo koko twibonye nk'inzige imbere yaho. Ariko ibyo babonye nanjye nabibonye, ariko nge Yosuwa amaso nayarengeje mbona nta kibakingira. Nibutse imbaraga zabanye natwe mu nkoni za Farawo ntitwapfa, mu kiboko cya Farawo ntitwapfa, ku nyanja itukura Imana iratwambutsa, irangije irimbura amafarashi ya Farawo n'abagiye none ndeba mu butayu butagira amazi nitwishwe n'inyota. Arasobanura avuga ubutware bw'Imana, aravuga ati ni ukuri nta kibakingira, nta kibakingira, nta na kimwe ntacyo. Ahubwo niba Imana itwishimira izatugezayo, tuzabarya nk'uko umuntu arya imitsima, nk'uko umuntu arya umutsima. Nuvuga ngo ubundi umutsima mu bandi bazi kurya ni ukumira bunguri. Kubera iki? Si uko bafite imihogo miremire, ni uko nta kibakingira kigihari, ntacyo. Ni ukuvuga ngo ibyo abantu babona turabibona. Si wowe ukennye wenyine, si wowe ushonje wenyine, si wowe ugeragezwa wenyine, ibyo ubona natwe turabireba. Imbaraga z'ibigeragezwa nayo turabibona. Ariko abasirole kote mano ya sana, haleluya, yo the misikolare foza, imisozi irahari, ni wadota imisozi irahari, ubukene burahari turabubona, uburwayi burahari turabwitegereza, intambara zirahari ndabyemera, n'izo ndwara zirahari nazo zirahari. Ariko amaso yabirengeje, turavuga ngo yabanye nacu. Uwo ni nka Paulo wavuze ngo iyaturokoye urupfu rukomeye gutyo, na n'ubu iracyagira gute, iracyaturoka kandi izakomeza kubigira gute, kurokora. Mu buryo bwiza bw'ijambo ry'Imana, Yosuwa ashingira ku buhamya. Ubundi ushaka kunesha ibigeragezo uha Satani ubuhamya buri positif, ukamubwira ngo yabanye nanjye warurihe, iyatumye nambara urukweto mvuye ku birenge bisa warurihe, iyatumye mbyara uwa mbere nkabyara uwa warurihe. Ntaho yari yaragiye, yarakizerera mu isi. Ahubwo Yosuwa amenya the power of the Holy Spirit, aravuga ati yabanye natwe ifite imbaraga. Barahari koko, ariko nta mbaraga zibakingira, nta mbaraga. Nimba Uwiteka twishimira azatugezayo, akiduhe tukibemo icyo gihugu, n'icy'amata n'ubuki, n'icy'Imana yatubwiye. Erega burya urya ubuki nta gipfa haba ari mwiza. Umushumba dutinda ahantu turahatinda. Reba umuntu Imana imuvanye muri Afurika, imwurije indege mu itangaza, imugejeje muri Canada, agezeyo ahasanze abanaki, ahasanze ibikomeye. Akwiye kurengaho akabwira shitani ngo ingeze aha irafungura n'imiryango yanjye. Haleluya. Ni bangahe se babuze visa, ni bangahe babyifuza? Arega ninaha n'abanake ntibabuze. Noneho yagukuye mu banake binaha, abi aho ngaho bagutwari. Oya aravuga umva yo zilikote mana wenda umva ndafashijwe, umbyumve ndafashijwe, ndagira ngo nkubwire iyakurokoye mu maboko ikakuvana mu mpfu, ikagutereka Canada, Amerika, Ubushinwa, Uburayi, ikakuvana Cyangugu, Ibutare, Ruhengeri, Gisenyi, ikakuvana i Burundi, ikakuvana Uganda, ikakuvana ahantu hose, yakuvanye ahantu wikoreraga igisogororo cy'ingwe warasaze, yakuvanye kure utazi gukaraba, utazi namba, ikakwicaza muri Kigali, abandi kabaha imodoka, abandi kabaha kubaho. Urambwira ko uyu munsi Imana yananiwe? Hello bayisifote, aravuga tumva mbabwire ko kabanake barahari, ibigabo birebire birahari, abasakuza barahari, abakanura barahari, ariko njye amaso yarengeje
mbona nta kibakingira ahubwo Imana iri mu ruhande rwacu. kandi bari benshi 10 bose 10 barabye badagajwe bahinze umushyitsi cyane ryose rinda n'imishyitsi babivuyemo cyane bavuga ati ntacyo twakora ariko umugabo ufite amakuru Imana ishimwe ntabwo giye uko ngo perime yabuze ngo reka nshaka unshakira ngo ngure wananiwe undi ati genda umva ibyananiye reka mpindure wananiwe ahubwo yabanye natwe haleluya byatumye rero Yosuwa akundwa n'Imana nakubwiye ngo mu bitabo tuvuga aha hose mbe avugwa gake bamuzi nk'umurwanyi ariko ntaramuzi afite no kwizera hanyuma rero Mose agiye gupfa Imana yamubwiye ati sindeba mu bandi ngenda undebere Yosuwa umuzane mwimike kubera mubwira ngo nzabana nawe nuko abantu bataramumenyereye icya kabiri ntibari bamuzi icya gatatu nta mateka ye bagiraga kandi nawe ubwe yari yiyizi nk'umuntu w'umurwanyi ntabwo yari yiyizi nk'umuntu wagana imbere y'iteraniro ngo ayobore kuko buri gihe uzanacungure abasirikare bavuga amagambo make reka barababaye nta musirikare uvugagura amagambo cyangwa uzasanga akorya kwiye gushingwa ikindi cyatumye Imana imukunda ngo yarwanaga n'abanzi b'Abisiraheli amerewe nabi ngo ararwana ngabona bwije atabamaze ku musozi ngo hariyo Mose ngo yamanura amaboko bakaneshwa yaza mu maboko bakanesha bituma ngo bamujya ku ruhande hurira none ngo bafata mu bicaro bamutega amaboko aranesha ngo bituma bwira atabarangije ngahita hagarara mu kwizera atavuganye n'Imana ati zuba hagarara kwezi nawe hagarara paka babishabashize mu kwizera kwacu na hari ibintu duhagaritse hari ibintu duhagaritse bituma tugomba ndumva nahaguruka nkumva mu bwizu ati wowe nta wazuba ndaguhagaritse kwezi ndaguhagaritse ntibwira babisha badashize no tirenga mu yandi magambo rwasobanura ngo nizo yahagaritse ahubwo nisi byahagaritse Yesu mwami bushobozi dufite wahagarika ikintu ubundi bibaye nubwo basobanura yahagaritse izuba n'isi ariko icyape nisi kutizenguruka ubwe mu butware adahamagaye Mose ahubwo kumbaraga yumvagamo n'ingufu z'Imana yabonye aravuga ati zuba hagarara kwezi hagarara ababisha bacu barangire hari ibintu tugomba guhagarika mu izina rya Yesu kugira ngo ababisha barwanye ibyacu bahagarare bamenye ko Imana iri mu ruhande rwacu mu byo bintu bibiri nakubwira byatumye Imana ikunda Yosuwa ku buryo burenze uko watekereza ku buryo birenze kubera iki icyambere guhamiriza abantu ko iyakoze bira ntaho yagiye kabiri guhaga bati zuba ndagutegetse singiye kurana babisha singiye kurana urugamba rugombe rurangire ariko ibihe n'amasaha biramfasha none wasiwe ntiwongere kuzenguruka bango zuba hagarara kwezi hagarara nuko isi tazenguruka ngo urabyumva neza muri kwamyegiye arayihagarika ngo kugera ubwo arangiza babisha Imana ivuga ijambo rikomeye ibwira uwitwa Mose ngo Mose nanezerewe impamvu nezerewe andika bwira Yosuwa ngo nzamaraho kwibuka ko abamareke mu isi yabagize gute yababaho Imana igerwa ndanezerewe ariko ibyo nejejwe ndabyandika bwira Yosuwa kandi unandike kubera ibyo bintu bibiri arangije Imana mbwa ati ndagutoranije imutoranya abandi batabizi imutoranya bataramubonye ajya gutamba imutoranya ari umuntu uri aho ngaho wirwaniraga ariko Imana imukundiye ibyo bintu bibiri n'ibindi byinshi n'ishyaka yagiye arwana ni byiza ko tudaca intege abananiwe ni byiza ko dukomeza abantu twibabwira ko bidashoboka tubabwire ngo hari Imana yakora ibikorwa Imana ishimwe hoya babwire ngo zuba hagarara hari amazuba akiye guhagarara hari izuba ricanye mu buzima rihagarara hari ibintu byatumye Imana inezerwa Yosuwa amen ubumba ntabwo yari Imana ntiyari ifite gahunda yo kumugira ngo imugabire ariko Yosuwa ukwizera ishyaka umuhate guhamya imbere y'abantu kudatinya kwemera ko imbaraga z'Imana ziri muri we zishoboye byose nikoti kararafiwa byatumye Imana harawisi imwemerera ubutware imugabira igihugu
Amen. imwimika Amen. bitari muri gahunda iramwimika atazwi n'abantu azwi nayo ni ako nari gasize imwimika kuko hari ibintu muzi imubonye ushobora kuba utavuga uyu munsi ariko ikimana yateguye kizaba the man does not believe aiwe yes ushobora kuba utazwi mu mateka udasobanukiwe nta n'umuntu uzaho uherereye ariko imana ishobora byose ifite ibintu kwibukiraho kandi ufite kuzakuzamura ifite uko izagutereka iramubwira ati nta bandi ndi burebe ahubwo Yosuwa muhamagara se ari ugusimbura wibuke neza twari gusa nko gusobanura turi mu kubara hariya ariko wibuke ko noneho no mu gutegeka kwa kabiri mu bice bitanu ngo Mose yicaza urubyiruko muri rwa rubyiruko n'abantu bari baravukiye mu butayu hicaramo n'abandi basaza babiri uwitwa Yosuwa n'uwitwa Kalebu abandi ngo nabari baravukiye muri ubwo butayu isezerano rituma turama kubaha Imana bituma turama gukorera Imana bituma turama gutegereza Imana bituma turama kandi lokepa the will aravuga mu ijambo rikomeye ngo iyo umva niwe nshaka muzane mwimike arangije aramwimika no kuko Yosuwa tuza kureba nuvuga ngo yari umuntu utazwi cyane hari abandi bakora abatambyi bagiye basimburana ariko hakaba umurwanyi ucecetse umurwanyi utuje umurwanyi wicaye ahantu kandi urwana ishyaka twasobanuye ko Imana yamukundiye muri byinshi yamukundiye icyambere hari ukuvuga no kunenga ibyo abandi bavuze ati ibyo muvuga ni ukuri ariko hari ukundi kuri mwibagije ubundi hari ukuri kuhari ukuri guhari nuko nta mafaranga kuri guhari nuko ari ubukene kuri guhari nuko umuntu apfakaye kandi gupfaka ntitwabihakana ukuri guhari umuntu ati wa mukobwa ashaje atarongowe wakuvuze ntiyabeshye kuko ntibona rongowe koko ariko ntibazi reka nkubwire akantu gakomeye nigeze ukavuga kera mu rukiri ndababwira ngo abakire b'uyu munsi n'abakene uyu munsi turabazi ariko ejo ntituza bariho ntago twabamenye ntabwo uzi uyu munsi uzi umuntu uramuvuga uko umureba uramushaka ko ubishaka byose ariko ejo uzi uwariwe kuko ibanga ry'icyo azaba ribitswe n'Imana irangije ribika muri we impamvu moto zitatwica nuko dufite umugambi w'Imana muri twe mu yandi magambo turi umugambi w'Imana ugenda ndabyibutse ijambo ni rye uvuze moto mpita nibuka inkubitano hepfo umuhanda kwa Rasta Imana irangarura 2015 kubera umugambi w'Imana Imana yari izi ko nzicara hanga yego yari izi ko tuzavuga hanga yego kuko inkubita ntabwo nari nakora ibingibi yego ariko mushuma nyemere duhanura abantu ndi kumva numva hari ubuhanuzi buje buvuge nta hari ubuhanuzi buje hari abantu Imana haje kwicara ku ntebe ni gute wakangwa n'abantu n'amashyari n'abutambutse n'abaho ngaho Imana yakwicaza aho ngaho izabana nawe iyaguhaye gucuruza izabana nawe iyaguhaye gutwita ni gute watwita ngo bazaguhitana ngo iguhitane inda ntizaguhitana iyatumye utwita bahari izabana nawe ugiye no kubyara lewe sinimo ndumva Imana yatumye wicara muri uwo mwanya ukawiciramo ukavura abantu batandukanye izabana nawe nubwo abifuza kuguhenura ariko ntibabishobora mukozi makomeza no kuvuga ngo genda imo ndaganiriza niba umuntu ari umushumba wa paruwasi nashaka bari pastor cyangwa ari umurevera n'urukomeye ni gute mwarimu yaguhagarika umutima ngararundura intebe yawe iyakwicaje aho bari barimutse no kuvuga ngo yaragutoranije irakuzamura ikuvana ku ntera igushyira ku yindi ariko kubera ubwoba ngo bangambaniye ngo bavuze yakuvanye mu cyaro cyakure ikwicaza ku mwanya mwiza mu gihugu ikorobanura bakureba inama ya minisitiri yaterana ikuvugaho ibakuvuzaho baguha intebe none uri gutinya umupurato ukoropa ngo cyo yagutwara umva iyakurobanuye ikakwicazaho izabana nawe nta mpamvu y'ubwoba hatameze roya payini niba Imana yaragufashe gushyira ahantu icyakora ikintu kitera niba koko iyo ntebe uyikoreraho amanyanga
ntabwo Imana muzagenda ntimuzagenda niba uyikoreraho amanyanga umwanya mwiza Imana ukawuhemuka ugakora ibyaha ariko nta mpamvu yo kugira ubwoba. Aramubwira ngo nzabana nawe, n'iyandi magambo nuvuga ngo niba yatuzamuye we numva nabwira abantu nibave mu bwoba. Abanake barahari, abanyamagambo barahari, abanyamashyari barahari, abagome barahari, abagambana barahari, abarwanya abandi barahari, abasebanya barahari, ariko hari Imana iri bivuga. Haleluya! Imana yacu bakuvuga nabi ikakuvuga neza, bakurwanya ikakurwanirira, bagutera ikagutabara, bakubeshyera ikababeshyuza, bakuroga ikarogora, bakwanga ikagukunda, bakwirukana ikakwakira, izakubakiraho abantu bagusenyera, izakuzamuraho abantu bakujugunye. Imana ntizakureka mu bugambanyi, izabana nawe, bavuga izabana nawe, kuko Imana yavuze mbere y'abandi bavuze. Asifiwe Bwana. Iyakwicajaho, iyakugize uburiwe. Kabone nubwo wa mudugudu, mu mudugudu wa leta, umudugudu utuwe n'abaturage benshi, bakaguhitamo kitwa mudugudu. None niba uri mudugudu ushaka kuyobora isibo, iraguhaye kuyobora isibo abantu bakeya, kukiyoborana umutima uhagaze, kukiyoborana akagari umutima uhagaze, kuki wayoborana akarere umutima uhagaze, kuko wayoborana umurenge umutima uhagaze, kuki wayoborana ibyobora byose baguhaye umutima uhagaze, kuki wakora akazi umutima uhagaze, baguhaye ikigo bakwizeye. Reka mubwize ukuri, ikibi nuko wakora ikosa aho hantu, ariko iyakwicajaho inyuze mu bayobozi izabana nawe. Before akotemolesa bazakubeshyera ibabeshyuze, bakuvuge nabi kuvuge neza, bakurwanye kurwanirira, bakugambanira bagamburuze, bagutega itegure, bagusebye Imana ibe mu ruhande rwawe, ntizagutererana, ntizaguhana. Bo bazaguhana ariko yo ntizaguhana, bazakurwanya yo ntizakurwanirira, umva ntizagusigaza ukuri. Ebwira Yosuwa ngo Yosuwa nukuri nzabana nawe. Amin ya l'aposte, nzabana nawe. Nagira ngo dukomeze abantu batuye Canada, Amerika, yewe n'abatwumva batuye n'Abanyarwanda bazi Ikinyarwanda, batwumva n'Abarundi badusobanukiwe batwumve. Iyaguhamagaye, iyakunyuje mu banake bavuyemo, iyakurinze kugera uyu munsi 2020, ubu sibwo yakureka. Ahubwo igikwiriye ayiwe data wa twese uhoraho yaguhaye visa abandi bazibura, uragenda ubona ubwene igihugu mu Bushinwa uyu munsi Imana iri kumwe nawe. None abantu bagize ubwoba, abanake barahari ariko nta kibakingira, nta mpamvu yo gukuka umutima. Hari Imana twizeye, ngo baravuga nyine se abantu sicyo bavuga, ariko hari n'Imana yavuze mbere yacu ngo uri hanze ngo ntabwo uzabona fiyaje, yakujyanyeyo, izaguha n'urugo rwiza, izabana nawe. Nta kibazo rega giha n'ubwo abantu ahangaha we batinya Yosuwa ukina Imana yamukundiye. Nibyo nababwiye ati zuba hagarara, kwese hagarara, kandi icyo gutegeka muri we. None harangije ngo yaje kwima kugira ngo ayobore. Tugeze kuri wa murongo mwiza cyane mu bice 5. Imana ituma Mose ati genda uzane Yosuwa umwimike, niwe uzajyana Abisiraheli mu gihugu nasezeranye. Kuki Imana yavuze gutyo? Ubundi Yosuwa yari umurwanyi, yari umuhanuzi akaba n'umurwanyi, kandi burya ntabwo ari mu mutabi, yari nko gusenga burya, ariko yaragaze agiye kurwana akabahesha igihugu n'amaboko n'inkota yiwe. Niho yaragiye yaramubwira mwumva Yosuwa nkubwiza ukuri, uko nabanaga na Mose, uko nabanaga na Mose, kandi ayo makuru uko banaga na Mose yarabizi, Yosuwa yarabizi, kuko hari Aroni ku ruhande, hakaba Miriyamu umeze nk'uririmba, hakaba n'umurwanyi witwa Yosuwa aho ngaho. Yaraza amakuru Yosuwa yaraza amakuru, Yosuwa yaraza amakuru, ariko yisubiramo. Yaraza amakuru ariko yisubiramo. Uko nabanaga, kandi mwibutse ngo kwa Farawo nabanye na Mose, ku mazi ku nyanja itukura nabanye na Mose, ntabwo byose yagiye abireba ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Uko Imana yabanye nawe hangaha, uko Imana yabanye nawe mu mashuri, nikizabana nawe no mu byo urimo ukora uyu munsi wa none. Ntizagutererana. Imubwira ijambo rya kabiri ngo sinzaguhana, sinzagusiga, sinzaguhana. Ndashaka dusone sinzaguhana. Gasobanura
Imana ishimwe. Iri jambo guhana mu buryo bwumvikana cyangwa uburyo runaka yenda haravuga ngo ni uguhererekanya ikintu, oya ni uburyo bw'intambara. Ibuke neza ko hari igihe Dawidi yandikiye umugabo we aramubwira ati mva rero uwo Uriya nahagera mumushyira imbere y'abarashi muze kumuhana. Mu yandi magambo kugutererana mu rugamba rukomereye. Uri mu byago, uri mu ngorane, uwo witabaje ntakwegere, uwo ushaka ntagufashe, nicyo bita guhana. Imana iramubwira ngo sinzaguhana, ahambere nzabana ko nabanaga na Mose. Kuko Imana isi ko hari igihe na Miriyamu bamuhindukaga, kandi by'ukuri nubwo yaragiye kubaroso, yaragiye kuyobora abuzukuru n'abuzukuru zabahanaga Mose. Avuga ati genda bizi bazaguhana, ariko jye sinzaguhana. Mu yandi magambo sinzagusiga mu kigeragezo, abantu bazaguta bigendere, ariko jye sinzaguhana. Mu yandi magambo guhana ni uburyo utereranwa, ni ugutereranwa mu kibazo, ni ukwisanga uri wenyine. Wakora ugasanga uri wenyine, ati mwategura uko tuzagutwerera, bakagukwepa, abandi batikora ibintu turi mwenge nawe. Ariko icyo nkundira abanyarwanda baravuga ngo tukuri inyuma, nawe atazi tukuri he inyuma, turara icyo nkundira Imana. Yiravuga ngo jye sinzakujya inyuma nk'abantu, ahubwo nzakujya imbere ahataringaniye mpagire gute ntaringaniye. Abantu ngo ndashaka gukora ubukwe, tukuri inyuma. Ndashaka gutangira studio, tukuri inyuma. Ndashaka gukora, ariko Imana oya, njye sinjya inyuma, njye nzajya imbere ahataringaniye ngire gute mparinganize. Imana ishimwe. Aho ni Imana itandukaniye n'abantu. Abantu bakuri inyuma nyine. None se bari inyuma bakora iki? Barimo baragutora se bakuri inyuma kugira ngo barebe kuri butsindwe. Ariko Imana itandukaniye nawe, irazi ikajya imbere. Allah sinzaguhana. Wafashije ugasobanura ko byatuma mpaguruka muri studio. Iyo Imana itandukanye n'abantu. Abantu barakubwira ngo tukuri inyuma mukozi w'Imana, ariko bakakubwira bari inyuma. Umuntu ukuri inyuma yagufashije, kandi Imana bavuze ko bari ku ruhande. Imana yigahinduka tujye sinzajya inyuma nk'abantu, ahubwo nzajya imbere. Kuko ibinogo shitani yabiciye imbere, ibihindizo by'ibyuma bishyize imbere ngo udatere intambwe. Abantu ngo nzakujya hehe imbere, abantu ngo tukuri hehe inyuma. Tuatinde iri jambo sinzaguhana, sinzagusiga mu bibazo. Wibuke yuko muri iyi minsi dusohoyemo, muri kino gihe dusohoyemo mukozi w'Imana, umuntu abantu bamukurikira bitewe n'uko ameze, n'uko abayeho. Noneho iri jambo ryo ribyi Imana ibye Yosuwa, Imana imbwiye ngo haba mu bibazo, haba mu bukene, haba mu ntambara, sinzaguhana. Ivuze ko Imana yacu mu bibazo iri kumwe natwe, mu ntambara zacu iri kumwe natwe. Abantu badutaye yo ntiduta. Imana ishimwe. Ariko niko byumva nibyo ngibyo. Abantu batwibagiwe yo ibiri kumwe natwe, no mu mazi ibiri kumwe natwe, mu muriro ikabiri kumwe natwe. Sinzaguhana, sinzagusiga ku rugamba, sinzagutererana, sinzakureka ngo usige wenyine, ahubwo njye nzabana nawe. Umva kandi icyakabiri, sinzagusiga muri ibyo bintu bagusigamo. Ntabwo nzareka ngo ibintu bikurangize, kuko abantu bajya batererana abandi, ariko sinzagusiga. Niyo mpamvu nakubwiye ngo Imana itandukanye natwe abantu. Abantu ngo tukuri hehe inyuma. None tugenda tureba inyuma cyangwa tureba imbere. Imana iti nanjye rero nzakujya imbere, Imana ishimwe, ahataringaniye ngire gute ntaringanize. Kuko cya gikundi kikuri inyuma gishobora kuba gicuga ko hari imyobo uri bugwemo. So rero Imana Imana rero ijya hari ikibazo. Lorikota Yesu ndumva navuze induru, ariko induru ikijirwa pana ntabwo ari ikipe yatsinze indi, ahubwo ni intsinzi y'umwami. Imana ijya hari ikibazo, Imana ihagarara hari ikibazo, Imana ihagarara hari igitero, Imana ihagarara aho bahagaze bakurwanya, Imana ikinguki aho bini wirifa. Imana ihagarara hari ikibazo, Imana ihagarara hari ingorane, Imana ihagarara
hari itsinda rikuri inyuma kugira ngo rirebe iherezo ryawe ariko Imana ijya hari ikibazo aho niho ushaka Imana ihagarara hari icyo nzakujya imbere yerekwa naho nari nzakujya imbere Imana ishimwe hatari ngarengire gute haringa nzamenagura inzugi z'ibyuma n'imiringa nyicemo kangahe nuca mu mazi ntazagira gute ntazakuko Imana yaciyemo mbere nuca mu murondo uzagira gute ntuzashye kuko Imana yahaciye mbere nta ntwaro bagucuriye nimwe izagira ikigira gute igutwara kuko bacuze Imana ireba Imana ihagarara hari ikibazo rubanda bagahagarara bitegeye ngo bakareba inyuma ngo nge nzakujya imbere abantu bari inyuma nuvuga ngo Imana ntiyigeze imutererana ahubwo yamugiye imbere Imana ikugira akajambo k'ubwenge wakumvise nakumvishije Imana ijya hari ikibazo ihagarara hari ikibazo kugira ngo ikumire imigambi y'abadayimoni kugira ngo ikumire imigambi y'abagome kugira ngo ikumire imigambi y'abakubeshyera kugira ngo ikumire imigambi y'abakugambanira mudahari Imana ihagarara utareba abantu bari inyuma ariko Imana iri imbere riri gusima wowe dukurikiye hano mu gusenga rwa Imana ijyaho hari ikibazo aho uri kubona ikibazo aho ubona ko bigukomereye aho ubona ko baguteye umugongo aho ubona ko nta hepfo no haruguru ufite aho niwiri ntizagusiga igomba kubana nawe hano bitaraboye ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo mubwire ngo ubwo butayu urimo ntizagusiga ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo ibyo ubona bikomeye ibyo ubona bimeze nk'imisozi irahari kugira ngo yiyerekane nubwo abantu baguhanze amaso ngo barebe kuntu ukorwa n'isoni Imana ntizagusiga nowe tamando nayo ndumva umwuka w'Imana ambwira ngo ngutangarize nubwo ubona mu rugo bikomeye nubwo ubona mu muryango bikomeye nubwo ubona mu bana by'abapfunaniye nubwo ubona akagambana ari kenshi mu kazi nubwo ubona intambara ni nyinshi mu muryango nubwo ubona umurimo w'Imana bikaze muri ibyo bibazo Dewita Mandara umva umwuka w'Imana arabwiye ngo ngubwire ngo muri ibyo bibazo Imana iri kumwe nawe kugira ngo abaguhanze amaso muzafatanye bavuge ngo bujye hari Imana yasenze amina komereza ndi gufashwa biravuga ngo hari ikimana yakoze hari ikimana irimo ivuga njye ndumva hari ikintu umutima wanjye utekereje kivuge mu buzima Imana ihagarara hari ikibazo Imana igomba ihagararaho hari ikirango y'ibyo yimira hari abantu Imana yongereye iminsi yo kubaho hari abantu Imana yongereye kontra z'akazi zari zirangiye Imana ishimwe mare providae byakireho dukubera iki Imana ihagarara hari ikibazo abantu batitwe tukuri inyuma Imana itigenda jya he imbere kuko amakuba n'ibyago biri imbere ntabwo inyuma buhavuye hari kembere ntabwo ubuze kubyo bahateze inyuma tuba tuhavuye Mana we hari kibiya biri imbere ntabwo tuba tubizi Mana we niyo mpamvu papa tujya imbere Mana we niyo mpamvu papa dushigikira tujya imbere Mana we mu mwanya wicaye makakujya imbere muri mariage akakujya imbere mu mashuri akakujya imbere wowe uricaye uyu mwaka wari kurangiza ariko covid ntibikundiye ariko Yesu akuri imbere nukuri nagira ngo tubwire abakurikiye gusengarwa Imana ihagaze aho ibikorwanya biri kugira ngo ikumire igitero cy'abadayimoni ikumire igitero cy'abagoma bavuga n'abatumwa Imana ihagarara hari ikibazo kandi Imana iguhagaze iramubwira ngo sinzagusiga nzabana nawe Imana iri imbere y'abantu abantu bari inyuma ngo barebe iherezo Imana iri imbere ko itunganya ibintu byose ndabibwira ngo humura komera iyabanye nawe izabana nawe amina amen iramubwira ngo nzabana nawe cyambere kubana n'Imana ubundi tubigarutseho inyuma Imana izi neza ukuntu abantu bateranaga Mose irabizi izi ukuntu bamuhanaga akabana nawe wenyine iramubwira ngo nzaba uko nabanaga na Mose
yabanye na Mose nzabane nawe sinzaguhana nzakuguma bugufi kandi ikindi gikurikiyeho manishe sinzagusiga nukugendera kuri iyo ritme imana sinzagusiga biravuga ngo hari abantu baguhana bagutererana bakujugunya bagenda ariko imana ntiyagira gute ntiyagusiga ntiyaguhana kandi izagumana nawe imana nishimwe cyane ariko hari amagambo munsi yanditse ngira ngo tuvugeho gukomera naho nashaka gusobanura komera shikama ntubatinye kuki yavuze ngo ntubatinye nuko nyine abanake bagihari nubundi gushikama nuko nubundi bagihari shikama ku ntebe yaguhaye shikama ku buyobozi yaguhaye witinya komera wihagarika umutima komera ushikame witinya amagambo y'abantu witinya urusaku rw'abantu witinya imvugo z'abantu witinya ibyo bagambanamo shikama kora akazi kawe aramubwira ati Yesu ninjye ubigutegetse komera kandi ugire gute ushikame abantu bareke gutinya shikamira iyo ntebe guma muri urwo rugo ntabwo ishoreke yarukuramo uwo mugabo n'uwawe izaguha kubyara izakureka n'izagutererana abandi baraguteranye mwarabanye iyakurikijeho aho wicaye umunsi ntugire ubwoba komera kuri uwo mwanya mwiza baguhaye agaciro imana yabanye nawe n'ubundi yawuguhaye abanake bahari yatumye ubona bahari ntabwo bawukwambura uyu munsi wa none komera kuri uwo gusa ikiranuka wirinde aravuga ngo sinzagiromini kutarabisi wa deba umva komera ibikuca intege birahari abavuga barahari abasakuza barahari induru urazumva ariko yatumye ubaho n'uyu munsi uracyabaho aravuga ngo shikama komera ntubatinye ninjye ugutegetse imana ishimwe cyane igutegeke kandi batatekereza kandi nababwiye na mpamvu yo kugira ubwoba umva bazajya bakuvuga nabi kuvuge neza bakubeshyi babeshyuze bakugambanire bagamburuze bakuroge kurogore bagutege itegure bakuvuge nabi kuvuge neza inzara igutera ikugaburire bazagusiga imana mugumane imana ntizakureka yaravuze ngo ndaguhetse ku kugera ubwo imvi zizaba uruyenzi kabiri nababwira ngo nabaciye imanzi mu kiganza gatatu ivuga ijambo rikomeye ryiza nakunze ubwira umugaragu wayo Dawidi aramubwira ngo ni ukuri igutunganyiriza ameza imbere y'abanzi y'ababisha mu yandi magambo ntabwo ishyira ameza imbere y'abakunzi ahubwo iyashyira imbere y'abantu imbere y'imano hafi aho y'abantu batabyemeraga aho ngaho bazagutera itabare bakurwanye bakuvuge nabi kuvuge neza bakubeshyi kubabeshyuze bakujugunye imana ikwegere izakubakira aho bagusenye izaguha agaciro aho bakanguriwe kubera ngo komera sinzagutererana sinzaguhana nzabana nawe ninjye ubigutegetse imana nishimye cyane mukozi w'imana haleluya nibicare neza mu mvugo itari nyandagazi abantu nibicare bumve bafashe ku ntebe wicare witinya za WhatsApp witinya za message witinya ibinyamakuru witinya ngo banditse ariko imana yanditse mbere imana yanditse mbere batarandika imana ivuga mbere bataravuga imana igutegurira batarategura aho babutunganyiriza irahareba uko babigenzira bareba imana yavuze mbere yuko abagome bavuga imana yindi kutala bikomera shikama witinya hagarara hamwe imana iri kumwe nawe iyabanye nawe hano iri kumwe nawe ugiye kuba nagira ngo bwira abantu ngo komera witinya because imana alabasibo neba ikotala bisini ya debo yozi nini walama kando nini wadasi ya komera witintege abasakuza abanake barahari ariko nagaci gusama na mbere yuko usamwa abanake bari bahari muri mariage ya sona nyuko abanake bari bahari uvuka abanake bari bahari wiga primaire abanake bari bahari wiga secondaire abanake bari bahari utangira gucuruza abanake bari bahari wurira indege abanake bari bahari n'uyu munsi baracyahari yabakuro
yakurokoyemo iyabagukuyemo n'ubundi ntaho yagiye iracyari imbere yawe n'ivone pasi payarivoni imana iracyari kumwe nawe komera ntucike intege n'ima ya siri pate kuravaye bari bahanyemerera bari bagize mbere yuko n'ababyeyi bakora mariya tutaravuka abanake bari bagize gute tugeze mu myaka mirongo banake bagize gute bahari imana yatugiye imbere kandi ikomeje kujya imbere y'abantu nzabana nawe sinzaguhana sinzagusiga haleluya komera shikama abechara shikama mu rugo rwawe shikama mu rugo rwawe muyobozi shikama ukazi Imana yaguhaye winde gukora ibyaha mugabo shikama mu byo urimo gukora musore shikama mushumba shikama yaguhaye inkoni ntawe ubundi yaguhaye inkoni abanake bahari uyu munsi bwo bayishobora komera gusa wirinde ntugikora ibinyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana mucuruzi komera ntugire ubwoba kugira ngo dusenge tubabwira ngo Imana ndizaba yo lemana mushumba demara fo kesha abantu mugisha nene ko tarabisi kesha abantu mugisha dini wasisi fota lenga ya nzaye imani banye nawe abandi batamandala nini vaya shambo rikomeye kuki tujya imbere uko ababisha bajya imbere batuze kugenda Imana ikaducira inzira umuntu dukurikiye gusenga rwa ukurikira ijambo ry'Imana Imana igushyiriyeho inzira aho utabonaga icyerekezo Imana irakizanye nkuko yabwiye mu Yosuwa uyu munsi ntabwo ari Yosuwa tuvuga turimo turabwira wowe komera ntutinye ntugire ubwoba komera agira ngo rwose umuyobozi wacu yasenga Imana reka dusenge amavuta numva nsenga kuko hari ibintu nka bine mbonye nihuta cyane icyambere Imana impishuriye muri terano tumo tuganira ijambo ry'Imana icya kabiri nuko ibyabateraga n'ubundi ntaho byagiye gutsinda kwabo ntikwavuye ku mbaraga ahubwo yakoze biriya igiye kubikora icyambere nabonye urutindo imbere yanjye mbona ruvuye hasigaye igiti kimwe cyonyine ruvuyeho mbona abantu kwambuka birabagoye baramarayika ashyizeho ibindi biti bitatu ijwi irambwira ngo Imana ihaye umuntu kwambuka hari haramunaniye nema spaye kabiri mbona urwandiko ruri mu mazi hasi rugeretseho ibuye Imana irambwira ngo iraruzamuye iransobanurira irambwira ngo hari amasezerano yari yaribagiranye ariko uyu munsi gusenga turimo turakubwira ngo Imana izamuye ibyari byarazikamye ibyo Satani yarigishije Imana irabigaruye gatatu mbona igitambaro kinini cyanditseho amagambo atari meza mbona marayika arakizinze ijwi ry'Imana rirambwira ngo ntangaza amatangazo mashyashya aho gupfubayeho aho guhomba urungutse aho gusunzura gaburiwe arakine bandi ya fodeye aho gupfa Imana ngo muyane ibyara urupfu bibaye ubuzima ibyara akaga bibaye amahoro icyanyuma nabonye Imana ishobora byose imbere yanjye hari inzira ndende abantu bagenda ngiye kubona mbona urugendo Imana irucagashijeho ijwi rirambwira ngo hari ibyo nigije hafi kugira ngo duhura abagenzi dusengere mu izina rya Yesu Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti tugushimiye tugushimiye imirimo yawe ikomeye tugushimiye umugambi wawe mwiza tugushimiye abari ku migabane itandukanye y'isi ukomeje kandi tugushimiye abari bananiwe kubera urugendo tugushimiye amakuru y'ijuru utanze tugushimiye imitima uruhuye tugushimiye abantu ukomeje tugushimiye ijambo ryawe rikomeye tugushimiye imbaraga zawe zikomeye mwami tugushimiye abantu uruhuye abukijije akagambane abukijije amarozi benesinimo tugushimiye ineza yawe nushimwe nuhabwa icyubahiro urakoze Uwiteka
iteka kubw'umugambi mwiza. Umuntu wese arukurikiye gusengerwa wese nahabwa umugisha na kandi Uwiteka tugushimiye yuko nubwo urutindo rwari ruvuyeho tugushimiye kushizeho indi nzira ushizeho ibindi biti abantu bagatambuka. Urakoze Uwiteka kutubereye Imana muri byose. Turasenze ngo umuntu wese dukurikiranye ari urwaye yakire gukira, umuntu wese ufite intambara umuruhura umutima abona inzira, umuntu wese ufite ibibazo umuhindura amateka. Kandi Uwiteka ukomeza umugabane wa Afurika, ukomeza East Africa, ukomeza isi yose. Mwami turasenze ngo imbaraga z'umusaraba zisunike imbaraga z'abapfumu n'abakonikoni, ubwiza bw'Imana buganze muri byose. Urakoze Kuwiteka kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Bye bye. Bye bye. Imana ibaha umugisha. Imana ibarebe neza. Amen. Imana ibatabare. Imana ibashyigikire kandi mwakire gukira, mwakire gukomezwa. Carutuzi akwicaje guhagazeho. Amen. Ntizakureka ntizagutererana. Iravuze ngo dore gufasha ukuboko kugira ngo ikwambutse ibyari byawe. Ni wowe mfasha ukuboko. Igufasha ukuboko kugira ngo wambuke hari harakunaniye. Igufasha ukuboko kugira ngo wambuke urutindo daimoni. Igufasha ukuboko. Humura witinya. Komera shikama. Ni Imana iri kumwe nawe. Amen.